umuntu wamuroze, umuntu wari wamuhaye kiriya gihano ni umurozi ufite imbaraga, ni umurozi ufite imbaraga kandi ukomeye cyane, kuko kiriya gitsina bari bamaze kukimushyira mu gahanga. Ubwo yangeragaho rero mpita mfata gahunda nkoresha ihembe ryanjye Karondozi. Nari mbabaye, yarambwiye kano kaboko kari kagushonga kagatakara, arambwirana n'umuntu wari kukuvura hano, arambwira ati ahubwo Peti, yarambwiye ati Peti. Yes, ibihe byiza kuri wowe udukurikira umunsi ku wundi, ariko by'umwihariko wowe wamaze kubitwereka ukaba warakanze subscribe ukatwereka kubana natwe umunsi ku wundi, ni by'agaciro cyane. Amazina yanjye nitwa Umuyange Jean Baptiste, ndagushimira wowe tubana umunsi ku wundi. Ni mu nkuru, ni ibiganiro bitandukanye tukugezaho gatanu kuri gatanu. Iki kiganiro ngiye gukora nimwe mwagisabye nyuma yuko nkoze inkuru y'umusore witwa Byiringiro. Nabonye comment nyinshi zivuga ngo ninde wamuvuye, ninde wavuye uyu muntu. Ni nyuma yuko uyu musore yaje kurogwa igitsina mu kiganza cye. Inkuru mwarayikurikiranye, ibi byose byaturutse ku kuba yarateye umukobwa inda ariko ngo akaza kumukwepa iwabo bakabimuterereza. Ibyo ngibyo ni inkuru twagarutseho uyu munsi. Nasomye comment zanyu, biza kuba ngombwa ko mbwira Byiringiro tuza kwerekeza mu karere ka Ngoma kugira ngo tuze kureba umuganga wamuvuye, kugira ngo twebwe inkuru zacu murabizi ko twigererayo tugashira amanyoma cyangwa se tugashira amatsiko tukamenya ukuri nyirizina. Niyo mpamvu nkuhaye ikaze, reka mbanze nakire muganga nubwo ari iwe mu rugo, ariko reka mwakire ku Muyange TV. Muganga tuguhaye ikaze. Murakoze cyane kuduha ikaze hano ku Muyange TV. Ndagira ngo mbere na mbere mubanze mwibwire abadukurikiye. Turabashuhuje, duhereye ku banyarwanda n'abanyarwandakazi. Muri kuvugana na Dogita Mukasa, akaba ari njyewe uhangamura ibyananiranye nkoresheje ihembe ryanjye Karondozi. Yego, nkaba nsuhuje abantu bari muri Amerika muri rusange, abari muri Canada, Australia, Malawi, mu Burundi, Tanzania, ababasha kudukurikira mwese ndabashuhuje. Ninjye Dogita Mukasa, mfite ihembe ryanjye Karondozi, mfite inkuba itagira amazi, mfite icumu ry'ingabo, mfite n'ingabo. Iri hembe iyo nditumye, aho nditumye rigenda nk'umurabyo, ntago ritinda. Ndyohereza Australia, nkaryohereza Malawi. Iyo ndivuze nkaryohereza gutya, mvuganye na basokuru na basokuruza, ibyo nditegetse nibyo rikora. Rero mbahaye karibu hano iwanjye mwabana mwe. Ibyo byose turi buze kubigarukaho mu kiganiro ngiye kugirana n'aba bagabo. Ingiro nawe rero reka nongere nkwakire, si ubwa mbere wowe tukwakiriye hano, abantu bamaze kukumenyera, ariko nanone reka twongere tukwakire ku Muyange TV. Ndabashuje. Mbere yo kubasuhuza nageze mu rugo, ni kwa muganga Mukasa wamvuye, gusa nahageze mushimira, mubwira ati Imana yo mu ijuru ikomeze iguhe icyubahiro. Koko ubundi hari hashize nk'igihe kingana iki mudahura, ko nabonye ukuntu mwahoberanye wamungana iti ni mu rugo, mbona ko mwahuje urugwiro. Muganga waruherutse hano hari hashize nk'igihe kingana iki? hari hashije imyaka 7. Udakandagira hano mu rugo. Mugo mwana ntiyakwebye mu rugo ubwo? Ariko uko biri kugira neza, iyo ugeze neza igusanga imbere, ntago mba mbara ko yakwebye, ahubwo mba nzi ko igihe cyose azagaruka. Rero ntago nge nigeze mbara ko yakwebye, wenda afite ibyo yari arimo, ariko mba nzi ko azagaruka, kuko iyo navuye umuntu nkamuvura ibyo bikagenda neza, ntago ajya agenda ngo ahere. Icyanzanye nge nyirizina no kugira ngo nze gushira amatsiko cyangwa se mare n'amatsiko abatwandikiye muri comment. Muganga ndagira ngo wenda bari we duheraho, uyu musore Byiringiro akugeraho kwikubitira umubona bwa mbere, yaje ameza ate? Yaje wamwakiriye ameza ate? Wenda reka duheraho ngaho. Yego ndakumva mwana wanjye. Kubikubwira ntago byari byoroshye, bitewe nuko umuntu wamuroze, umuntu wari wamuhaye kiriya gihano ni umurozi ufite imbaraga, ni umurozi ufite imbaraga kandi ukomeye cyane, kuko kiriya gitsina bari bamaze kukimushyira mu gahanga. Ubwo yangeragaho rero mpita mfata gahunda nkoresha ihembe ryanjye Karondozi, nkoresha imbaraga za basogokuru, igitsina kiza mu kiganza. Ariko uyu mwana ntago biriya bintu byari byoroshye, kubera yuko
burya umuco wo guhemuka ntabwo ari mwiza. Gufata nk'abantu b'abakobwa ukabarya umutima, ukabwira umukobwa ukavuga ngo ngewe ngo uri fiance wanjye nzakubera umugore, ejo ukamubwira ngo uri kubaka inzu ngo naguha amafaranga mwubake, ejo bikarangira inzu imaze kuzura ukazana undi mugore. Nicyo kintu rero cyatumye uyu mwana bamuroga kiriya gitsina. Rero nagerageje kurwana na biriya bintu kuko harimo imbaraga zikomeye, ntarwana nabyo bikanga, nibwo nafashe ihembe ryanjye Karondozi mfata amazi y'inyanja, kubera yuko rino hembe uko rireba aya mazi ni ay'inyanja. Yego. Ariko inyanja buriya ngewe mfite ubushobozi bwo kumara nk'iminsi 3 mu nyanja njyanyeyo iri hembe riri kwaka, nkamarayo iminsi 3 nkongera nkagaruka ibirimo byose nkabasha kubikurayo. Iri hembe ryanjye rero nk'uko rireba Karondozi, iyo ndifashe nkarituma aho nditumye ku murozi wese aho ari, cyangwa nshaka guhana umuntu wahemukiye abantu, waba uri muri Amerika, waba uri Canada, dore n'ubu ngubu aho uri hose mitangukurura nkakuzana cyangwa nkagutwika ngutwikishije irembe Karondozi. Yewe nta mikino ngira ndi umuhannyi, isi yose iranze, ariko uyu mwana naramufashije. Kandi umuco wo guhemuka n'abandi bantu bakora ibi bintu byo guhemuka bagahemukira abantu babicikeho, kuko nge ndi umuhannyi narabaziye, kuko umuntu wese uzajya ubikora, yaba ari umurozi yaba ari umujura, mfite ubushobozi bwo kumutwikisha ihembe Karondozi, nkamutuma inzuki, nkamutuma inzoka, aho ari hose nkamuzana. Nta mikino ngira mwana wanjye, cyangwa nkohereza abajyaja bakamukubitagura paka agasara kambara amashwanda ku musozi, cyangwa nanjye nkafata igitsina nk'uko nguko nkakigushyiraho. Nta mikino ngira ndi umuhannyi, isi yose irabizi. Ibi wenda turi buze kubigarukaho, ariko nyirizi niyo ndi hano mbambariza abadukurikira umunsi ku wundi, ndagira ngo tubanze tugendane akantu ku kandi mbere yuko wenda twinjira muri ibi ngibi byose ukora cyangwa se ukoresha. Uyu musore akugezeho uti bari bagiye kumushyira igitsina mu gahanga nk'uko ubitubwiye, ariko twe yatweretse igitsina ko cyaje mu kiganza. Cyageze mu kiganza gute? Noneho mu kukivura bwo mwakivuye gute? Yadusobanuriye atubwira ko n'ubundi cyarimo, ariko n'ubundi nubwo avuga ko yakize haragaragaramo inkovu yacyo. Cyavuwe gute? Byatwaye igihe kingana iki? Nge ninjye muganga mukasa mwana wanjye, ntago wambaza ngo cyavuwe gute ngo byagenze gute. Nk'uko mubwiye ngo iri hembe ryanjye Karondozi iyo ndifashe nkaryohereza aho nditumye, kubera imbaraga za basokuru na basokuruza, bishobora kugenda nkakuvura tutari kumwe, nkafata amazina yawe, nkafata ifoto yawe, nkakuvura uburwayi bwose ufite, nkohereza sogokuru ujya mukuru akakuvura ukava aho ngaho wakize. Rero namuvuye nkoresheje imbaraga za basogokuru na basogokuruza, maze cya gitsina kiva mu kiganza kiragenda kiregerana. Kariya kantu kari gasigaye rero nako kagomba kurangira kakavamo, kubera yuko biriya byose ni basogokuru babikora. Mba mfite imbaraga za basogokuru na basogokuruza, ari we jya kwa jya Arabia. Amahembe ahigurwa andi icumu rishingurwa irindi nkoti ku rwindi, abazimu baterekerwa abandi. Abazimu bose, imandwa zose aho ziri, mfite ubushobozi bwo kuzitumira ihembe ryanjye Karondozi zikaza hano nkazicaza. Abarozi bose mfite ubushobozi bwo kubakurura nkabazana nkoresheje imbaraga za basogokuru, nkabahana nkabambura ibirozi bafite, nkabambura ibyo bakoresheje byose, nkabahana nkabarahiranya muzinda, ku buryo umuntu bahemukiye bamusubiza icyubahiro cye, bakamenya yuko buno twabaziye hari umuganga utandukanye na babandi birirwa babeshya abantu ngo bari kuvura, ngo nabaganga ba gihanga, kandi babeshya abantu nta bushobozi bafite. Ngewe nkoraho rikaka, isi yose irabizi, kuko iri hembe iyo nditumye rigenda nk'umurabyo nkaryo aho nshaka rikagaruka mwana wanjye, nta mikino ngira. Umuntu yakwibaza ibyo byo bitaniye he no kuroga nubwo uvuga ko uri muganga wowe? Nakubwiye ngo amahembe ahigurwa andi icumu rishingurwa irindi nkoti ku rwindi, abazimu baterekerwa abandi. Nge ntago ndi umurozi, ahubwo ndi umuhannyi. Nge mpana abantu bahemukiye abantu, ngahana abantu baroza abandi, kuko ngewe nahawe imbaraga n'ubushobozi, kandi nkaba ndi umuhannyi narazawe na basokuru na basokuruza. Niyo mpamvu mbasha guhana bari abana bose babasha kutwiyitirira, cyangwa se babantu babasha kuroga abantu nta kintu babatwaye babarenganyije. Icyo gihe rero nge mfite uburenganzira bwo kubabohora, kuko nabiherewe imbaraga n'ubushobozi wakanawe. Yego. Ni ikiganiro ngira ngo abadukurikiye wenda namwe ibyo muri buze kwibaza muze kubitwandikira, ariko ndagira ngo buri wese abashe kuza gusobanukirwa ubundi byiringiro. Reka tukugarukeho, wageze kuri uyu muganga, nubwo wenda mu nkuru hari uko wari wabigarutseho, wari warivuje ahantu hangana iki, niba wari waragerageje kwivuza mbere yuko uhura nawe? Njyewe nari narivuje ahantu hatandukanye, mu rugo amafaranga yarabashijeho,
njyewe ndangije murangirwa n'umuntu muganga Mukasa ubu ngubu amajije kwandika izina ku isi ko ubu ngubu ndimo kubona yankura ibintu by'ibitangaza nari mbabaye mu rugo barihebye bambwira ati nujya kwa muganga bakagukata birahita bizamuka ibintu byose byarabiberanye ariko muganga Mukasa Imana yo mu ijuru izamumere ishimwe kuko namugezeho mbabaye abantu barananiye nyimugeraho yarambwiye nta wundi muntu wari kugushobora kuko bari baraneje za Nyabingi arizo zikonshomora ibyo bintu byose ari byo bisindagiyemo ibyo byose mu gitsina mbega ukuboko kwari ko gutakara arambwiye ukuboko kwari ko gutakara atariko Imana yo mu ijuru kungejejeho ati warababaye ndabibona yaramvuye yanciye 1 miliyoni ariko Imana yo mu ijuru ninunga n'amafaranga nzamwitura yankora ibintu bikomeye Imana yo mu ijuru izamuhe ishimwe gusa. Yego turacyaganira na Byiringiro ariko turi kumwe na muganga mu kanya wenda tutari kuri kamera nabona guri kwitegerereza aka kaboko ukavuga uti niyi nkovu izakira ndagira ngo muganga noneho wongere ureba aka kaboko k'uyu muhungu wawe utubwire niba koko niyi nkovu ikirimo nayo uzayikuramo. Jajya kwa jajya Rabia iyi nkovu iyi ngiyi ngomba kuyikuramo none ahangaha kuko hari umuti ngiye kumuha nimara kuwumuha akiva hano iyi nkovu ntabwo izongera kugaragara mwana wanjye. Ese akugeraho kandi koko icyo nababwiraga naramuvuye tumuha gahunda yuko umwaka mu gihe urangiye agomba kurya ihene yokeje itari mu munyu ntiyabikora niyo mpamvu ino nkovu itasibanganye kuko iyo nyama niyo yagombaga guhita ituma ino nkovu isibangana mwana wanjye. Yarya inyama itokeje akayiha abasokuru n'abasokuruza akabavuga ati iyi hene nyituye imandwa za basokuru n'abasokuruza babyeyi ni munkureho ibi byohero munkureho ibi bintu banyoherereza ibi bintu byose mu bisubizeyo imandwa za basekuru n'abasekuruza zari guhita zakira n'iza basogokuru iyi nkovu ikavaho. Rero za nshingana tubarije zo kurya ya hene twari twamutegetse akayibaga akayirya n'umuryango we yokeje itari mu munyu kuba atarabikoze niyo mpamvu iriya nkovu itahise isibangana. Jajya kwa jajya Rabia ariko ndayikuraho ntabwo izongera kuboneka ukundi mwana wanjye ejo azakora ikiganiro cyangwa n'ejo bundi abereka yuko n'iriya nkovu ya kiriya gitsina itakiriho. Ninjye uhanga muri byananiranye nta mikino ngeri isi yose irabizi. Yego turacyaganira ariko nanone nakubwiye ngiyo ndi hano bandi kubariza imbaga nyamwinshi. Umuntu ashobora kwibaza ibi ukora cyangwa se uvuga ko umaze igihe ukora ni ibintu wize ni ibintu wavukanye ni inkomoko yabyo ni iyihe? Jajya kwa jajya Rabia amahemba higurwa ndi cumura shingo rwindi nkoti ku rwinda bazimu baterekerwa abandi ibi ngibi ntago nabyize wakana we nabirazwe na sogokuru wanjye uranyumva neza. Ntago ari ibyo nize biba mu maraso biba mu nikavukire ni iby'umuryango w'iwacu nabirazwe na basogokuru na basogokuruza. Rero mfite icumu rya kavuna iyo ndifashe naryo nkaryohereza aho nditumye hose ndaryohereza nta mikino ngira ngende umuhanyi isi yose irabizi mwana wanjye. Yego utinda umuhanyi ariko nanone ndavuga nti hano iwacu abakoresha iyi miti gakondo abaturage cyangwa se abanyarwanda ntibatinya kuvuga ko ari abapfumu ndetse rimwe na rimwe bamwe ntibatinya kukubwira ko batabemera mwebwe mwiyita ko mukoresha gakondo. Ibyo muhura nabyo cyangwa n'ibyo byumvanye byo mubikora hiki? Jajya kwa jajya Rabia ibyo kuvuga ngo nibatwemera baratwemera cyane kuko ni benshi cyane bajya bangeraho bagiye kwa muganga wa Faisal bagiye CHK bagiye no mu bitaro byo hanze babateye indege babateje ibihato babateje kubyimba ibirenge cyangwa ubundi burwayi runaka nk'ubungubu bw'igitsina kwa muganga bakabona ko uyu nguyu batari bumubage ngo cya gitsina kiveho bikaba ngombwa ko bamunyoherereza akabarenge bumuvura. Rero uwo nguwo udupinga n'utatuzi ariko uwo navuye cyangwa wadukoreye aha abandi ubuhamya ejo akohereza abandi nk'icumi cyangwa 20 nabo nkabavura. Rero nubundi uwavuga ibyo ngibyo nuko abatabizi. Yego abandi bati uwageze mu bavuzi gakondo nubwo bamuvura ariko hari ibyo bamutongera cyangwa se hari ibyo bamusigamo nubundi birangira bimwigaritse cyangwa se bimugizeho ingaruka. Abo niba mubumva bo mubabwira iki cyangwa se niba ari n'ubwa mbere ubyumvise abavuga ibyo mukeka ko babikomora kuki?
abavuga ibyo ngibyo ibyo birashoboka kuko hari abaganga bari hanze ahangaha bagenda batwitirira bavuga ngo ni abaganga, ejo akaza akaba yakuvura ariko kuko nta mutima afite wa kimuntu akakuvura akaba yagushyiramo n'ibindi bintu bizajya bikuzengereza. Ariko njye inshingano mfite nawe na ba sokuru na ba sokuruza ni uko mvura umuntu nkamutsirika ku buryo ibintu muvuye bidashobora kongera kugaruka, ku buryo ndetse na wa muntu uba waramuhemukiye muzana akaza akamusaba imbabazi n'ibyo yakoresheje amuroga nkabimwambura, ku buryo ni n'umuntu wese uri aho ngaho abibona nkanabitwika ku buryo atazongera kubikoresha ukundi, n'imbaraga yakoreshaga z'ibirozi cyangwa z'imyuka mibi z'amagini z'ibindi n'ibyoherano, izo zose njye mba nazitwitse nkazihangamura mwana wanjye, njye nta mikino ngira. Yego Yego ni ikiganiro navuga ko mutatumenyereyeho bitewe nuko uyu munsi icyatumye nza nkuko nahoze mbivuga ni inkuru y'uyu musore, ariko n'ubundi twagiraga ngo tuze gushira amatsiko kuri byinshi byavuzwe nyuma y'uko dusohoye iyi nkuru. Ndagira ngo utubwire n'ubwa mbere wari ubonye umuntu baroze ikintu nk'iki cyangwa ni ibisanzwe kuri wowe? jya kwa Rabia amahembe ahiga urwanda icumu rishinga urwenda inkota ku rwenda abazimu baterekerwa abandi. Ntabwo ari ubwa mbere mpuye n'ibi ngibi, nagiye mpura n'ibindi bintu birenze ibi ngibi, ariko ibyananiranye ni njyewe ubihangamura mwana wanjye, uranyumva neza. Ni twebwe twambuye bano baganga imbaraga, bano bagenda bavuga ngo barashoboye ngo bavura abantu nta bushobozi bafite. Twe twambuye abo basarongwa imbaraga, abo bita barumanura inkuba, abo bita babyamungu, bari abanyira bisabo, bagiye bahemukira abantu ntibakora ibyo amahembe. Abana babo umugabo wa nyirabisaba aritwika, abana be baritwika n'abana be kubera ko bagiye bahemukira ababyeyi ntibubahiriza inshingano zabo. Nge rero ndi umuhannyi, ndamutse nkoze ikosa ababyeyi bampana, ntago njya nkora ibintu byatuma ababyeyi bamana mwana wanjye, uranyumva neza. Nge nkora uri kaka, iyo nkubwiye ngo ndagukorera ibintu byawe ndabikora bikava mu nzira bikarangira, nta mikino ngira. Jya kwa Rabia uti nta mikino ngira. Byiringiro twazanye aha ariko mu rugendo twakoranye n'ubundi yambwiraga ko aka kaboko ke nta kintu kagikora, nyamara mbere yarakoraga, ariko nyuma y'uko ageze icyo kibazo cyo kugira igitsina mu kiganza ntikongeye gukora. Ibi byo hari icyo ushobora kubikoraho wenda muri rusange? Amahembe ahiga urwanda icumu rishinga urwirinde. Iyo uvuye hano twakuvura twaguha umuti twakubwira genda ukoreshe gutya, kandi buri mwaka nurangira uzajya ugura inzoga y'urugwagwa ibeteje amasaka, wicara uyinywere ku gicumbi, iyindi ufata amata, ufata ikivuguto, ufata inkongoro usukemo uhereza ababyeyi, kuko ikivuguto ni ikinani, inshyushyu ni ikeza. Ya hene rero itagira umunyu agomba guteka akayishyira ku gicumbi akayo akayiryaho n'umuryango we, izindi arazifata akagenda akazishyira ahantu ku mbehe, basogokuru bakaza bakazirya. Rero iyo tugwaye gahunda ukazubahiriza turakuvura ugakira nta kibazo gishobora kugira. Nababwiye ko aka kantu gasigaye ni igihano cy'uko yari yategetswe ko azarya ihene yokeje itarimo umunyu, ntiyabikora. Ariko buno kuko yaje akagera hano akibuka ko namufashije kandi nkamuvura, na kariya kari gasigaye turagakuramo, kandi ubundi ajye yubaha abasogokuru mwabana mwe. Yego Yego abantu badukurikiye nkuko nabivuze, muze kongera mutwandikira ibitekerezo kuko iki kiganiro tugikoze gishingiye ku bitekerezo mwatwandikiye. Abantu bampamagaye banyaka nimero z'umuntu waba waravuye uyu musore, narazibimye kuko sinari nzifite, ariko naho nari nziboneye nirinda gutanga nimero z'ibintu ntafitiye gihamya. Niyo mpamvu twakoze urugendo rurerure tuza hano kugira ngo tuze kwigerera kuri nyirizina n'abashaka n'izo nimero azibahe, uretse kuba tugusanze mu rugo ubundi bakuganira hehe? Jya kwa Rabia. Mfite igicumbi i Kigali i Nyamirambo, nkagira igicumbi hano iwanjye Kibungo, ahangaha turi. Iki ni igicumbi cyanjye, uranyumva mwana wanjye. Ngira igicumbi Sumbawanga Tanzania, nkagira igicumbi Tanzania aho bita Sumbawanga. Rero ushobora kunshaka none ndi Kibungo, ushobora kushaka ndi ku gicumbi Kigali, ariko kuko hose mfite abana banyahirira imiti, mfite abaganga, nta imbaraga n'ubushobozi. Yuje kundeba ntumbone uje nka Tanzania, nguhuza n'umuganga n'ubundi ukajya ku gicumbi akagufasha. Iyo byananiranye baza ngewe nyir'ubwite nkahita mbafasha, kubera yuko hari igihe mwohereza ku gicumbi Kigali ndi Kibungo, yagera hariya nko mu byerekeranye no gushika, nko mu
byerekeranye gukurura ibyo bintu by'imyuka mibi kuko ari ibintu bifite imbaraga, bikaba ngombwa ko wa mwana nahaye imbaraga nta bushobozi afite nk'ubwo mfite, bikaba ngombwa yuko wa muntu bamuha tarasiferi akaza aho mperereye. Ni muri ubwo buryo rero umuntu unkeneye anshaka kuri telefone nkamumenyesha aho mperereye akansanga akaza nkamufasha. Hari abantu benshi banyatse nimero ndazibima mbabwira ko ntazo mfite, ariko rimwe na rimwe nari nazifite, ariko biba ngombwa ko mbanza kugera aha. Ndagira ngo noneho nimero yawe uyitangire atari njye nyitanze. Rero ikibazo mwana wanjye kuba muba muje kunsura gutya cyangwa se muzanye n'ubu murantunguye, ariko njye ntago niyamamaza, ntago numva rero uburyo wowe umbwira ngo natanga nomero yanjye. Cyo wansabye ni ikiganiro cyo kukubwira uburyo navuye uyu muntu, ariko ntago ndi kwiyamamaza. Natwe ntitubivuga nko kwiyamamaza, ngira ngo nuko natangiye mbivuga, twe dukorera rubanda ntitwikorera. Niyo mpamvu aho kugira ngo bazinyake banyake nimero zanyu, niba ntacyo bitwaye murazivuga. Rega abantu bose mukasa baranzi ku gicumbi cyanjye cy'i Kigali, igicumbi cy'Ikibungo, Sumbawanga, Tanzania. N'abarwayi benshi bangeraho batampamagaye, ariko mu rwego rwo kuborohereza nomero yanjye ni 078 yego 99 02 03 7 078 99 02 03 7. yego Dogita Mukasa. Ndi kugana aho ngaho ushobora kunyandikira kuri WhatsApp, ushobora kumpamagara anderegite aho waba uherereye hose tukavugana. Mu gihe umpamagaye ntumbone ukamenya ko ndi mu barwayi, ukagerageza kwihangana kugira ngo ukongera ukampamagara igihe cyari cyo cyose, iyo mbibonye ndagufasha. Yego, ndi no kugana ku musozo w'ikiganiro kigufi, navuga ngo cyari kigamije kumenya niba koko uyu musore yaravuwe igitsina mu kiganza nkuko yabitubwiye. Byiringiro, mbere yuko dusoza, hari byinshi wabwiye muganga tutari kuri kamera, wenda ikintu nakifuriza abantu bababaye, uyu muganga yaramvuye narakubise hirya hino. Umuntu yajya kukuvura ntago umubona, ahubwo gusa ukuvura umubona inzagihe. Ubu ngubu uyu muganga namuboneye igihe, ni Imana yo mu ijuru yamumaye. Nari mbabaye, yarambwiye kano kaboko kari kagushonga kagatakara, arambwirana n'umuntu wari kukuvura hano, arambwira ati ahubwo Peti, yarambwira ati Peti ko wababaye uri umwana, ahita ambwira ati ndaje nkuvure, atari ku kuboko kwawe, ati gushobora kuzanyura mu kuboko kw'amagufwa kuko wahuye n'abantu barakotsagura bakubeshya, atari ko Peti nawe ari kukuvura, dore bagutejeje za nyabingi mu kuboko zari zakungoboye ibintu byose nibyo byamanukaga, niyo mpamvu kaworose. Arambwira ati ariko ubu kuba mbonye, ati ndaje nkuvure. Nabanjije kugiramo inzikekwe kubera abantu nakasema, ariko yamaye umuti, mbanza no kurwarira hafi y'ahantu nari nageze kugira ngo ndebe ko nyira. Nagiye, yamaye umuti ndawunywa, undi nkawuminjiraho, igitsina aragikata, ibintu mbega ni Imana yo mu ijuru. Umuntu waba ubabaye, Imana yo mu ijuru, Imana niyo ibimuranze. Gusa waba ufite ikibazo yakuvura. Nanjye namugezeho mbabaye, do kuboko kwari kwararangiye na n'ubu. Urakoze cyane. Reka mbonera no gushimira abari badukurikiye mwese, ngira ngo byinshi mwabyiyumviye. Ahasigaye namwe mushobora gukomeza kutwandikira ibitekerezo byanyu muri comment, tukarushaho kubana umunsi ku wundi. Muganga, turagushimira ku mwanya wawe waduhaye, ariko nawe niba wenda wumva hari icyo wasorezaho cyangwa se hari ubutumwa wageza ku badukurikiye, umwanya ni wawe, kandi tukubwira ngo turagushimiye kubw'umwanya wawe by'umwihariko. Yego, murakoze cyane. Icyo nasorezaho nuko abanyarwandakazi, abadiaspora ndetse n'abandi bari ku mpande enye z'isi, mujye mutandukanya abaganga, murebe umuganga nyawe ukwiye kubafasha, ukwiye kubakemurira ikibazo. Mwe kujya mubona ngo umuntu ni muganga utazahamagara ngo umubwira ati jya kuri video ndebe niba uri muganga akwiyereke. Menya ko atari muganga, menya ko ari babandi batwiyitirira babajura. Wikirirwa umuha umwanya. Niba wumva ko ushaka kwivuza, vuga ati uri Mukasa,
jya kuri video ndebe ko ari wowe nkuvura uzi yuko uri kuvurwa na Mukasa, cyangwa unsaba uze ku Gicumbi uze nkuvure live turi kumwe, kuko ni benshi cyane bajya bahura n'iki kibazo b'abanyarwanda ndetse n'abadiaspora, abantu bakiyitirira Mukasa kubera ngewe abantu benshi nagiye mvura, bamwe bakaza mu izina ryanjye bagafata nomero zitari izanjye nk'uko nzibabwiye bakazishyira kuri video zabo bagenda biyita ngo ni ba Mukasa. Abo bantu ndababwira ngo mw'abanyarwanda kazi mwe n'abanyarwanda, mw'abantu mwe muri kwisi hose, abadiaspora ndetse n'abandi bari hirya no hino, mugira ubushishozi kugira ngo niba ufite ikibazo byabaye byiza yuko ugenda ikibazo cyawe uzi yuko gikemutse, kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi utazavuga ati iyo mbimenya. Niba warambonye ngewe Mukasa ukabona nk'ubu ngubu nicaye hano ukumva nkubwiye nomero yanjye, ujya gufata indi nomero yindi ukayihamagara ngo ni Mukasa utabona ari ngewe gute? Ninge rero nubwo butumwa narangiza mbaha, kandi mfite imbaraga, mfite ubushobozi, ihembe ryanjye Karondozi nditumaho nshaka, ndetse niyo byanze mfatiye inanga yanjye gutyo uri kuyireba wakana uranya umushaka. Iyo byanze kwicara ngahamagara bajya ngahamagara sogokuru na sogokuruza, ngahamagara imandwa, ngahamagara ababyeyi ba sogokuru bakanyitaho bari hose, narangiza ngakoresha imbaraga z'ababyeyi ngahana abantu bahemukiye abandi. Genda umuhannyi nta mikino ngira mw'abana mwe, isi yose irabizi. Yego, jya kwa jya rabia. Mukasa turagushimiye cyane. Ngayi nguko rero naha nsoreje ikiganiro muri rusange ababyiringiro ndetse na muganga Mukasa twagiranaga. Nawe wari udukurikire, reka nkubwire ngo komeza ugire ibihe byiza kandi ukomeze udukurikire umunsi kundi. Amazina yanjye nitwa Umuyange Jean Baptiste, nige tubana mu nkuru n'ibiganiro bitandukanye.